Nongeye kugusuhuza tugira ubuntu bukomeye cyane kuba twongeye kubana hano kuri Bivugwe TV. Ikaze nanone niba ari ubwa mbere ugeze hano bwa mbere ibuka gukanda subscribe hanyuma rero ukore no kunzugira kugira ngo ubutaha tujye tubana mu makuru yacu yose atambuka hano mu by'ukuri. Rero aka kanya tugiye kugaruka ku mpanuka ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo ahagana ku isaha y'isa 8 ibera mu karere ka Rubavu, aho yahitanye ubuzima bw'abagera kuri 11 bose bahita basiga ubuzima ku ikubitiro. Mu by'ukuri ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru iteye agahinda, ni ibintu mu by'ukuri kubyakira njyewe byantunguye, sinzi aho ndi buze guhera kubera ko biteye agahinda kenshi pe, kuko aya mashusho turi kwifashisha nimuze kugira ngo niyo mpanuka, ahubwo aya mashusho ni ukugira ngo mu by'ukuri tubasobanurire biri gusa neza. Ntabwo aya mashusho muri kureba ariyo mpanuka, mutaza gutegereza mubona ko murabona iyo mpanuka, kuko nyine ntago byemewe kwerekana impanuka ndetse n'abakomeretse mu mpanuka, ahubwo mu by'ukuri ndaje kugira ngo mbasobanurire impanuka yabaye ku munsi w'ejo. Yahitanye ubuzima bwa benshi, ihitana umuryango wose. Mbega inkuru iteye agahinda, ndabihera he mwokagira Imana mwe. Okay, reka twinjiremo neza turebere hamwe iyi mpanuka yabaye ku munsi w'ejo. Hari ku isaha y'isa 8 ubwo imodoka y'ikamyo yari ifite plaque y'Inyakenya yamanukaga yerekeza mu karere ka Rubavu, aho bivugwa ko mu by'ukuri yari igeze hafi neza n'ibitaro bya Gisenyi, ngo hakunda kubera impanuka nyinshi cyane, ngo ni korosi ribi ngo rikunda kugwamo imodoka nyinshi, ngo si ubwa mbere hari habereye impanuka mu by'ukuri, dore ko uko bwije nuko bukeye ngo habera impanuka. Iyi modoka rero yamanutse, umushoferi yamanutse yafatiyeho cyangwa se ari ku muvuduko wo hejuru, ibi ngibi tujya twita gutera indobo, amaze iyi modoka iza kubura feri. Imaze kubura feri yahise ikubita umunyonzi wa mbere, yahuye nawe ahita ahasiga ubuzima. Igeze imbere gato ihita yahuranya umumotari wari utwaye n'umugenzi, bose nabo bahita basiga ubuzima. Irongera ihura n'abagenzi babiri bigendera, nabo ihita ibakubita. Igeze imbere gato yurira imodoka ya Ravafo, ari nayo yari irimo abantu benshi cyane basize ubuzima, ndetse iyi modoka ikaba yari irimo n'umuryango wose, aho bivugwa ko uyu muryango wose wahise witaba Imana. Ndetse iyi mpanuka bikavuga ko yarokotswe byase harokotsemo umwana umwe w'umuhungu wari uri mu kigero cy'imyaka 13 y'amavuko, aho nawe yakomeretse cyane ku buryo bukomeye, agahita ajyanwa mu bitaro bya Gisenyi hariya mu mujyi Gisenyi, akaba akomeje gukurikiranwa n'abaganga. No kuvuga ngo undi rero mu bitaro ntago bajyanye umuntu umwe, bajyanye babiri, ahubwo undi yahise yitaba Imana akihagera ku ikubitiro. Mbega ibintu bibabaje, mbega ibintu biteye agahinda mu by'ukuri. Mana yanjye jya muri comment hanyuma rero wandike icyo ushaka, ukomeze unifurize iruhuko ridashira uyu muryango. Nuko ngo rero abangaba bari bari mu modoka ya Ravafo, ni umugore, umugabo ndetse n'abana batatu, aho bari bavuye gusenga, bari kuva mu mujyi wa Gisenyi berekeza mu karere ka Musanze. Bakirenga Mutaru bita bigenda gutya nyine, ikamyo ihita iburira, bose basiga ubuzima, umuryango wose uhasiga ubuzima, nta n'usigaye wo kubara inkuru. Biteye agahinda gakomeye cyane, biteye agahinda. Ntabwo akenshi tujya dukunda kubona impanuka nk'izi zibaho zitwara ubuzima bw'abantu bangana nk'aba, ariko iyo bibaye aba ari ibibazo bikomeye cyane. Abaturage rero bari hafi, babonye impanuka, bakomeje kugenda basobanura ko hano hantu hakunda kubera impanuka. Bavuga ko umushoferi mu by'ukuri wari utwaye iyi kamyo nawe yagize uburangare bukomeye cyane, nyuma yo kugera ahantu habi, aho kugabanya umuvuduko akarushaho kuwongera, bityo rero ubuzima bw'abantu benshi buhita buhasigara. 11 bose ku ikubitiro bahise basiga ubuzima. Dukomeze twihanganisha umuryango mu by'ukuri, kubera ko iyi nkuru
iyi nkuru kuyumva ntago byoroshye pe, ntago byoroshye habe na gato. Kumva ko abantu 11 bose baguye mu mpanuka ni igihombo gikomeye cyane ku gihugu, ni igihombo gikomeye cyane ku miryango, kuko iyi mpanuka yo rwose ntabwo yoroshye. Ni mu mujyi wa Gisenyi mu by'ukuri. Meya w'akarere nawe yasobanuye ko iyi mpanuka ikimara kuba yahise ahagera haciye iminota mike cyane, gusa ntabwo yatangaje umunota iyi mpanuka yabereyeho, ahubwo yavuze isaha. Yavuze ko hari ku isaha y'isa 8 nawe yahise ahagera asanga barimo barajyana abakomeretse mu bitaro, ndetse n'abaguye mu mpanuka bari kwitabwaho n'ababishinzwe. Mu by'ukuri ntago byoroshye, mukomeze mwihangane, twihanganisha umuryango mugari w'abanyarwanda, twihanganishe ababuze ababo muri iyi mpanuka. Mu isi niko bimera, ntago biba byoroshye n'ukuri, ntago biba byoroshye, ahubwo nyine ni ugusenga cyane ndetse no guhora umuntu yejejwe, kuko impanuka buryo igiye kuba ntagiteguza, mu by'ukuri ntagiteguza. Nahoze ndareba amashusho, igikamyo mu by'ukuri cyahirimye kivaho kontineri igwa ku ruhande. Noneho imaze kugwa ku ruhande, imodoka yakugendeye iba capati. Iyo yuriye nayo yarava fo yakugendeye nayo irahombana, moto ntiwamenya ko ari moto. Nta kintu na kimwe mbese muri iyi mpanuka cyasigaye ari kizima mu by'ukuri. Dore ko nyine iyi modoka yurayireba ntumenya ko ari imodoka bitewe n'ukuntu impanuka nyine yabaye. Ntago byoroshye, imodoka yahise iba capati, irakonjagurika. Ewe ni hatari kabisa. Iyi nkuru nyibaze mfite igihunga gikomeye cyane. Mbabwiye iyi nkuru nanjye ntishimye habe na gato. Kubura abantu mu mpanuka nka kuriya ntago biba byoroshye, mu by'ukuri. Wibuke gukanda subscribe kugira ngo dutere inkunga, tujye tubana. Ni ibintu byoroshye mu by'ukuri, no gukanda kukazogera tayari bikaba birabaye. Hanyuma rero tukaba natwe turi update kukugezaho amakuru. Ngayo rero nguko, reka dukomeze twihanganisha imiryango y'ababuze ababo muri impanuka, kandi tubabwire ngo mwihangane kandi mukomere, mu isi niko bimera. Hanyuma rero tunashishikariza abatwara ibinyabiziga kujya bakontorora umuvuduko. Ikindi kandi ukibuka ko gutwara ikinyabiziga wanyoye ibisindisha ukarenza urugero ari icyaha gihanwa n'amategeko. Twirinde maze rero tugereyo amahoro. Ndabashimiye cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Uwiteka akomeza barinde kandi akomeza ayobora intambwe zanyu. Tuzahura ubutaha rero. Iyi ni Bivugwe TV, turabakunda cyane.